bazikoresha cyangwa izisimbuza izabo bagerageza kugabanya intwaro hariya mu basivile ya upeku zinavuze ibyo bikoresho rero inzira yo byanze bikunze ubwo Sadeke inama ya perezida bamaze gufata umwanzuro ahubwo mu ndebere nibiyo nama perezida Tshisekedi yarayirimo tumenye niba hari n'ijambo yari inama yabaye mu buryo buri vaco yabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga nawe yarayirimo ubwo naho byashoje nta cyavuze we ariko hari icyo yavuze yego kandi icyo yavuze cyagiye muri iyo nama cyasobanura n'ubundi uko atekereza uyu munsi ati iki yaravuze ati nshyigikiye kuko urumva inama yabaye kuri 13 kuri 12 ngirango aribwo yabonanye na perezida wa Angola Lorenzo yego atangaza ibyuko hagomba kubaho ibiganiro byeruye biri direct hagati ye na M23 nubwo abandi ikintu sabanyaga babica ku ruhande bati ni Angola yabivuze ariko yaravuze ati dushyigikiye umuhati wa perezida Joao Lorenzo mu bijyanye no kubaha ibiganiro na M23 Sadeke no gutaha twabirangije tugaruke kuri icyo mbivugiye nuko gutaha niba yemera ibiganiro byanahura no kwemera ko ashyikira ko zitaha kuko niba yemera ibiganiro aremera nawe yuko inzira y'intambara idakomeje mu Rwanda hari uwigeze kuririmba abwira abantu mu gihe intambara yari imeze nabi babwira abantu ngo nibajye iwabo gushaka ibyangombwa noneho umuhanzi aririmba ngo ubwo musubiye iwanyu muri abagabo abo muri Sadeke nabo rero ubwo basubiye iwabo n'abagabo barakahanyujije byo biragaragaye noneho rero nagira ngo tugaruke no kuri ibyo ririya tangazo rya perezida wa Angola perezida wa Angola ngira ngo ubu ngubu niwe chairperson wa Afrika yunze ubumwe kandi akaba yari umuhuza hagati y'u Rwanda na Kongo nk'ibihugu bifitanye ibibazo yego ariko noneho inama ya Sadeke na EAC uribuka yuko bashyizeho abandi bahuza nubwo yavugaga ko inama ubuhuza buzaba kuri 15 ariko haracyari kare ntabwo inama yari yanozwa ntabwo igihe cya imishyikirano ntabwo yari yanozwa cyane ko kugeza ubu ngubu ugewe mbifata nk'ubunyamitwe kuri Tshisekedi mpamya yuko harimo imitwe ni imitwe yapanze ukavuga ko ubuhuza butazaba kuko bagomba guhura kuri 18 impamvu mvuga yuko ari ubunyamitwe umaze kuvuga inshuro zirenga 30 ko utazumvikana nayo 23 ugera naho uvuga ngo niba shaka bazaba bageze ku muryango wawe ntabwo uteze kumvikana nawe ati sinzigereje pepa discuter avec les panthères voilà sinakicara n'ipupe tuvugana atabwo nzavugana avec le maître nzavugana nukoresha ibyo bitente nuko rero impamvu uvuga ko ari umunyamitwe ubu noneho yararyamye umugore amukorakora mu mutwe amuturuna ubwenge ko burya abagore bashatse bahindura ibitekerezo byacu yashana ko yaramugiriye inama ngira ngo twanaganire no mu bindi biganiro ubushize yego reka nkubaze ikibazo gituma wibuka ibyo wanyibwiriye yego asigaranye ndi nawe none se kuko mbere reka duherekera inshuro za mbere kera aravuga ati sinzaganira nabo ufite abacanshuro nishyuye yanjye yego yaragifite imbaraga yego sinzaganira nabo urumva mfite Sadeke ariko na nyuma abacanshuro bagendeye ngo bimaze gufatwa ntabwo yabisubiyemo inshuro nka zingahe ariko na Sadeke yari gikora inama ikavuga ngo tuzagushyigikira kugera ku wanyuma ni ukuri kw'Imana yewe uriya mugabo mbona ageze mu mayira abiri ku buryo ubu gufata umwanzuro wa nyawo w'icyo yakora simpamya yuko yabibonera umwanzuro akabije ubusivili hari ukuntu tujya tuvuga ngo umuntu akabije ubusivili wowe ukabije ubusivili wete ukabije ubusivili ibintu urimo ukabije ubusivili uriya muntu rero akabije ubusivili narimaze kubivuga nti avuga ngo nibashaka bazamusange ku muryango we ntabwo azumvikana nabo ejo bundi rero arikora agiye i Rwanda ubwo yaragiye aramubwira tumva rero abacanshuro nishyuye baragiye maze gutikiza miliyari 4 z'amadolari muri iriya ntambara kandi ndabona ntacyo bimariye ubwo ni nkaho avuga ati rwose u Rwanda ruraze ruranesheje reka nkwibutsa akantu gato yego ibyo byose amaze kubona abo bose rero nkubajeni usigaranye nde amaze kubona nta numwe yego
yitabaje Amerika bivugwa ko yatumiyemo Trump ngo azamufashe ngo ayihe ibirombi. Amakuru avuga ko yarebye akareba no mu bagiye basinyana na Amerika bose bagasanga ibyo basabwaga ku ruhande rwa Amerika barabitanze, ariko bataragiye babona ibyo Amerika yabemereye. Yewe Amerika nari namaze kuyerimina kare, nari namaze kuyigiza hino, mvuga yuko nta wundi muzungu waza aruta bari abanyaburayi. Oya, erega n'ikindi nyuma yuko biriya bitangiye nabonye hari uruzinduko, hari aho niba ari ngira ngo n'abashinwa bagira uruzinduko i Kinshasa, yego, bongera kuvuga ku bijyanye n'amasezerano bafitanye ku by'amabuye y'agaciro. Ni nko kuvuga ngo kwibutsa Amerika ngo ni mu bishaka n'aha twabomuranira mwebwe. Amerika isanga iyo ntambara ntiyayijyamo. Mu by'ukuri ntabwo Amerika abantu bigeze bizera ko ishobora kuba yakemera gusova Tshisekedi. Ibyo rwose nari narangije kubera imina kare, numva yuko abanyamerika ntacyo bazaza gukora aha ngaha. Ku bw'izo mpamvu rero Tshisekedi reka mbanza ashimangira akantu kemeza yuko impamvu ngiye mbifata nk'imitwe. Abantu umaze guhakana yuko utazumvikana nabo, umaze kubakatira gushyiraho urukiko rubaburanisha, ushyizeho ibihano, igihano cy'urupfu, ushyizeho manda, ushyizeho n'amafaranga yo kubafata. Wa mugani wa wundi wabwiye Tshisekedi ati, wabwiye nanga ati ko nikeneye wampaye waje nka gutwara. Yego, abantu washyiriyeho ibyo ngibyo wakoze iki kugira ngo byibura bivaneho mushyikirane utabafata nk'abakatiwe? abo wisinye ishyamba, yego, sorry, imitwe y'iterabwoba, yego, wakoze iki kugira ngo uhindure ayo magambo? Noneho rero kugeza ubu nubwo twabonye itangazo rya Perezida Lorenzo, byibura Tshisekedi najye kuri ya podium ye imwe yanditseho ro Perezida, abitangaze ku mugaragaro, yaba imbere y'abanyamakuru, yaba imbere y'inteko ishinga amategeko cyangwa kabineti, avuga ati manitse amaboko, birarangiye, ngiye kuganira na bariya bantu. Noneho rero ikindi mbona M23 yakamusabye mbere yuko ijya muri iyo mishyikirano, nashyireho urundi rukiko rukureho ibihano yabahaye. Ariko nabo babimusabye M23 bamubwiye bati ntago dushaka kujya kuri za Facebook cyose za Twitter. Ibyo nari ntarabyumva ibyabo. Yego, genda udushake tuvuganira, bati kandi ari we wenyine ubyikoreye udaciye ku bantu. Noneho umuntu yambaje ati ese iyo mishyikirano izabera, hari n'uwohereje message ngo iyo mishyikirano ngo M23 itegeka imishyikirano ibera Goma. Nahise mvuga ntako nagaye, ntunyungu y'igitekerezo nisa ibera Goma ko nayo wa mugani ifite. Urumva M23 ijya gushyiraho izo kondisiyo mu itangazo yasohoye nimugoroba, nayo iravuga iti Tshisekedi avuze inshuro zitabarika yuko atazigera aganira natwe, anatwita amazina. Voilà. Ati rero kugira ngo ibi bintu tubyemere hari ibintu bitatu dusaba. Icya mbere, mugomba Tshisekedi ubwe agomba kubivuga mu buryo bweruye butarimo n'uburyarya, ashaka kuganira natwe. Sibwo bwa bunyamitwe navuga. Yego. Ikindi cya kabiri dusaba, turasaba yuko iri tangazo twabonye kuri Facebook ya Presidence ya Angola, dukeneye itangazo rero official. Voilà. Natwe mutwandikiye. Twabaze tunavuga na Sandrine mu kiganiro tuti mbere bari inyeshyamba, ariko barasinya hasi bati fe agoma. Ati aho tubarizwa murahazi, mu yandi magambo tubarizwa murahazi ni Goma. Yego nyine. Tuhitangazo. Yego nyine. Ikindi cya gatatu ati mu byari byagiye bigarukwaho mu nama yahuje SADC na East Africa i Dar es Salaam, nabyo mwongere mu birebe nimugire icyo mwirengagiza. Yego. So icyo kintu rero ukabona ko Tshisekedi nahoze ndeba kimwe mu biganiro n'umuminisitiri wari minisitiri w'ingabo ku gihe cy'ubutegetsi bwa Mobutu. Yego. Ati nabwiye perezida ati wakemeye ibiganiro, ati bari bamaze gufata bino bice ni Goma na Bukavu. Yego. Harabyanga. Ati nyuma nabwiye ati Bukavu etombe, ati none bigende gute, nago none nako Uvira etombe, ati bimeze gute, ngagira ubwoba. Arambwira ati umubwira abasirikare bagende bageze za Bukavu na Goma hose na Uvira bagende barwane umuhenerezo babirukane. Icyo gihe bwo byari byeruye byari u Rwanda na Uganda. Yego. Ati nyuma njya muri Uganda mbonana na Perezida Museveni na Kagame arahansanga, ati tuganira ibijyanye nuko ibintu dukwiye kubigenza kugira ngo bareke gukomeza kudutera. Yego.
ati bigeze hagati atarambwira ngo guverinoma yabyanze guverinoma yaje kongera no iza byisabira n'ubundi mishyikirano bamaze gufata Kisangani voilà ati barangije icyo gihe ntabwo bari bakibikeneye. ni inshuro zingahe nkubwiye ngo aho bigeze M23 niyikwiye kwima Tshisekedi imishyikirano mbikubwiye inshuro zingahe none se Viate singuciye mu ijambo ukaba uri kumwe n'aba bantu bavuga ko uyu ari umutego Tshisekedi ari gutega M23 cyangwa ari imitwe ari gukoresha kugira ngo abe yayibonaho ibindi nabanza kureho ibihano byose yabashyiriyeho none se niba wenda iyo mishyikirano muyishyize Nairobi ni kubuhe buryo Colonel Nanga yagenda n'ubwanwa bwe burimo imvi akamanuka ku kibuga cy'indege i Nairobi yidegembya yarashyiriweho 5 miliyoni kandi ni mu gihugu cy'abandi kuki umupolisi adashobora guhita mushimuta kuki ako kantu gashyiraho question mark ni kubuhe buryo wajya kwidegembya mu kihe gihugu ko ari umugambanya akaba atanga amafaranga kuki atasaba iyo mishyikirano kugira ngo abantu bajyeyo ahindukira bacakiriyeyo agahita abashimuta burya twebwe mu gisirikare batwigisha kureba muri 90 m. Iyo ugenda uba ugomba kureba muri 90 m. Byanze bikunze uzacunga nta na rimwe nzagenda ndeba hasi ntago bibaho muri 90 m kuko umwanya wose ushobora gutambuka haduye imbere yuko gutambuka nuko twigishijwe no kugenda atona 5 intambwe 5 burya babagira ngo nibateramo na grenade hitana umwe nihitana ikivunye naho rero ubwo nanjye mu mwanya wabari yagenerebye muri 90 m. Yego tumanuka i Nairobi rero n'amakote twanigirije ubwo ndi Colonel Nanga cyangwa General Makenga n'abandi bashyiriweho izo manda n'amafaranga nabanzi Nairobi saganira n'abandi cyangwa handi hari hose cyangwa Dar es Salaam niyo mpamvu shyigikiye igitekerezo cy'uko iyo mishyikirano niba nayishaka yabera igoma noneho nabiwe baje bakarindirwa umutekano na MONUSCO irahari icyo kintu tucyumve neza kandi ze neza yuko abo muri 23 babyumva barebe muri 90 m. Viateur ko numva ashaka kugaragaza ko imishyikirano itazabara ntabwo ndayibona nabwiye ngo haracyari kare kandi nabo baratekereza bashaka kwibaza bate akanika bari agatego dutezwe n'umugabo turebe muri 90 m aho gaterimo ukamenye nawe nakamenye nanjye ngiye kujya ngenda umusivile ndi kuraba 90 m numva ko aduye ashaka guturuka inyuma ka uzarebe oya ibintu Viateur avuze arabivuze mitantekereza hari umuntu uzi kandi yabaye umusirikare yaramwe ngo nshaka kwicara mu kabari ngo ngende nicare nkwe ntari kureba mu muryango yego erega hariho n'igihe umuntu yanohereza grenade nayibona nkahita nkukubita itarasi tukagwa hasi igahitana ibyihitana ikagenda ako ni abasivili mujye mumenya ubwe mujye mureba muri 90 m basigiye isomo rwose uzarebe mwembi muri abashoferi uzarebe nk'iyo wibagiwe perimi cyangwa se wasomye ku gasembuye ugenda ureba muri 200 kugira ngo umupolisi umubone mbere nguko wowe mu 23 igomba kubigenda ngewe nasomye sintwara amahirwe nuko ngenda umushoferi udasoma cyane noneho sasa ubwo ikijyanye n'imishyikirano kuba harimo imitwe ya Tshisekedi iryo ni igitekerezo nihariye buri wese abibona uko bishaka ariko yewe icyo nabwira abo muri M23 barebe muri 90 m kandi ze neza yuko nabo bizi igisirikare abenshi muri bo burya dusa naho tunangana nuko wenda bo batumbagiye mu maranka ariko nzi neza yuko ibyinshi dusa naho tubisangiye bandanya yego